Nongeye kubashimira inshuti bakunzi ba Bright TV Rwanda. Ni umwanya musanzwe mumenyere ko tubagezaho inkuru zitandukanye z'urukundo. Ibyago bya Romeo na Juliet niyo nkuru dukomeje kubagezaho, yahinduwe mu Kinyarwanda natwe Bright TV Rwanda, ariko ikaba yaranditswe n'Umwongereza William Shakespeare. Ese ko igihe cyo gifata umwanzuro w'ibigomba kuba n'ibizaba kuko kigatanga ibitunguranye cyangwa ibyari byitezwe? Ese ni igihe cyatanze gikurikiye ishyingirwa ryo mu ibanga rya Romeo na Juliet, bashyingiwe na Fred Lawrence kuri Juliet na muganga wa Juliet. Imiryango yabo itabizi yanganaga urunuka. Igihe cyaje gutanga igikuba cy'amahano yakurikiyeho uwo munsi nyine nyuma yo gushyingirwa. Uribaza ari iki? Nuci kuri igice cya 4 kiswe Umurwano w'inkota tujye kubagezaho. Nakomeza kubasaba gukanda subscribe, share, mukanaduha ibitekerezo byanyu muri comment. Igice cya 4 Umurwano w'inkota. Tuvuga ko Benvolio yarari hari n'umwe yaraje yuvuye kwa Capulet imuha amakuru amwe bashakaga Romeo. Benvolio ati Tybalt ararakaye by'ukuri, yabwiraga Mercose ko no bari kumwe, ati ndakeka nawe nava hano njye nawe. Mercose ati naho ndi bujye rwose. Benvolio ati sinshaka kuba ndi hano rwose mu gihe bazabaje, sinshaka kujya mu by'imirwano. Yarazi ko abo kwa Capulet ubwo ni Tybalt batagendwa n'amahoro. Ako kanya Benvolio yahise abona Tybalt koko na zimwe mu nshuti ze zambukiranye umuhanda zibagana. Benvolio ati oh no, azavuga ati good afternoon nshuti zanjye, ese navugana n'umwe muri mwe? Mercose ati tuvugisha ye, tuvugisha ubwo buryo bwawe budasanzwe bwo gusaba umurwano. Tybalt sindarwana ari uko mwampaye impamvu. Anakacigatira inkota asa nk'ubegera. Tybalt ati Mercose, Romeo yari kumwe nawe mu ijoro ryashize sibyo? Ari ubu ngubu iryo joro ryashize mwibuka ko ari cyo cyari cyabereye kwa Capulet kigahuriramo na Romeo na Mercose ndetse na Juliet. Uwo munsi ni uko Romeo na Juliet bahuye, ibyabazizaga murabyibuka neza nko twabibonye mu gice cya mbere. Icyo gihe Tybalt ntiyabyishimiye kwabona Romeo mu cyo kirori cyabo. Mercose ati ese ubona ndi umucakara usubiza buri kimwe cyose abajijwe? Ati niyo naza kumenya aho Romeo aba ari ntabyo nari nakubwira, n'ukuri ndakubwiza ukuri. Tybalt yahise akuramo inkota babaye cyane. Benvolio ahita yiyamira ati bagabo umuhagarike, nta ntambara nshaka ahangaha, nimujye kubirangiriza ahandi, hano buri wese arabaruze. Tybalt ati nta mpamvu yo kujya ahandi. Ahita abona Romeo azabagana. Ubwo nibwo Romeo yabagezeho. Tybalt ati dore umusore wanjye araje da. Mercose ati umusore wawe uribwira se ko mu baja bawe? Tybalt ati iryo ni ryo kosa urantutse rwose. Romeo ahita abageraho. Tybalt ati nakabaye namwise umurozi byibura. Ahita areba Romeo nawe arisekera areka nababaye cyane. Tybalt ati kuko ngukunda nakabaye nawe bari uburakari bwawe. Ndakomeza kwibutsa ko Tybalt ngo yari umwishywa wa Capulet, akaba mubyara wa Juliet kuko Capulet ari se wa Juliet. Romeo ati mu gihe gito uraza kwiga neza ko ntari umurozi, aturabeho. Tybalt yaketse ko Romeo ari gutebya. Tybalt ati utwangirije ikirori cy'ijoro ryashize kuko hagaragaye, none ubu ngukuramo inkota yawe. Romeo ati sinigeze mwabaza Tybalt kandi sinabitinyuka, ngukunda nk'umuvandimwe wanjye birenze no kumuvandimwe, birenze ndetse no kuba unabizi, ufite kwishima rero. Mercose areba Romeo n'ibyo avuze arumirwa rwose, atabwira Benvolio ati ese kuki ari kwitwara kuriya, atari kwisuzuguza? Benvolio ati afite ishingiro ariko ari no gushyira mu gaciro ndakeka. Benvolio aramubwira ati reka tubungabunga amahoro ndetse tunishime turapfa ubusa gusa. Mercose ati ndaza kumva ntuje ariko Tybalt apfuye. Ako kanya Tybalt yahise akuramo inkota byihuse ati ndakwiteguye cyane. Romeo arasakuza cyane ati Tybalt, Mercose mushyira inkota zanyu hasi. Mercose yahise asunika Romeo ahita yegera yataka Tybalt, umwishywa wa Capulet ise wa Juliet. Tybalt yegera ku ruhande. Uyu Tybalt niwe muntu wari uzi kurwanisha inkota mu mujyi wa Verona mu Butaliyani. Tybalt yahise atangira kuzunguza inkota cyane cyangwa tuzi tumenyereye twita kwicanga.
iruhande rwa Mercutio niko Romeo nawe yasakuje agira ati Tybalt, Mercutio, ibi ngibi Prince yarabitwihanangirije, murekeraho. Ati Benvolio, mfasha kebane bana inkota, ndakwinginze uhagarike uyu murwano. Romeo ahita abajyamo hagati akurura Mercutio, ariko Tybalt akomeza kuza amusatira. Mercutio yagerageje kwirwanaho, ariko Romeo yari yamufashe, yamukomeje cyane, bituma bihuha Tybalt icyuho, ahita amucengeza inkota mu gatuza. Mercutio yarasakuje cyane, ahita yikubita hasi. Tybalt atacumukuramo inkota, ahanagura amaraso. Ahita ashyira ikiganza cye mu gituza cyuzura amaraso. Romeo ati gira umutima ukomeye, uraza kumererwa neza. Mercutio asa n'umwiyaka ati oya, sindibuze gukira. Amaraso atangiye guturuka mu kanwa. Mercutio ati Romeo, kuki waje hagati yacu? Watumye mfatiranya, nabuze uburyo nakwirwana. Romeo ati nari ndi kugerageza guhagarika, sinibwira ko biri bugende kuriya. Mercutio ahumekera hejuru cyane ati yego koko nyine wampagaritse, none dore aranyishe. Ubu ni wo umwuka wa nyuma wa Mercutio ku isi y'abazima. Benvolio ati reka mujyane kwa muganga. Ubwo yagerageza kumuhagurutsa akoze ku mutsi yumva byarangiye. Benvolio ati Romeo, byarangiye, umuntu yapfuye kare. Romeo ahita aryama kuri Mercutio atekereza ati shiti yanjye pfuye nzize njye koko. Ati none dore Tybalt twese aratuboshye. Ati oh Juliet, nakabaye nashyingiwe nawe ku munsi utari uyu nguyu, nibura kukurikiyeho Tybalt akaba atakimbereye mubyara. Romeo yararakaye cyane, urukundo rwose n'akanyamuneza n'ibyumviro byose yari afite umwanya bitangira kuyoyoka. Mu kanya nk'ako guhumbya yaribagiwe Juliet, ubukwe ndetse n'ahazaza. Yashakaga ubutabera, yari akeneye kwihorera, nta kindi kimuri mu mutwe. Yahise atora inkota ya Mercutio. Benvolio ati Romeo, shyira inkota yawe hasi, dore Tybalt araje. Romeo ibyo ntiyabyumvaga, ntiyanabikozwaga na gato. Tybalt yewe, wagene wasubiye kureba umurambo wa Mercutio kugira ngo udutere impuhwe tuze kurira ku birenge byawe. Romeo ati hoya Tybalt, wagahungu k'amafuti we. Tybalt nawe turashaka gupfa nko kurira kwa Mercutio. Romeo ati inkota yanjye irakomeye, iratyaye bihagije. Romeo yari afite umujinya mwinshi cyane, ntiyazuyaje yahise yataka Tybalt byihuse. Tybalt arakinga nawe arataka, gusa bisa nkaho Romeo yari afite umuvuduko uhambaye. Tybalt yagumye yemye cyane kugira ngo agaragaze ko byamworoheye cyane kudefanda ukwataka kwa Romeo. Gusa bidatinze byarangiye Tybalt atari guhangana n'umugabo, ahubwo yarwanaga na marayika wo kwihorera. Romeo yakomeje acanga inkota cyane bihambaye, asatira Tybalt bitewe n'ubwoba, kugeza ubwo atumvaga ukuboko kwe cyangwa inkota. Akomeza ataka imbere. Uko yabikoraga yabonye mu maso y'uwari ufite icyizere gihambaye atangiye gupanika n'ubwoba bwinshi cyane. Bidatinze gusa kuza kw'inkota kwarahagaze ndetse kwiyamira ako kanya byose birarangira. Isura ikanganya ya Tybalt irasubirana cyane, atangira kureba icyoroshye. Byasaga nk'ishu zose Romeo yabikoraga areba Juliet. Ahita abona Tybalt aguye hasi nawe mu byo atakekaga, mu byo atarazi. Byasaga ko Romeo ibyo yakoraga byose nawe yabe yameze nk'utari kubyikoresha. Romeo yari yishe Tybalt w'igihanganye, umwicwa wa Capulet, se wa Juliet, umugabo wari uzi kurwanisha inkota mu mujyi wa Verona. Benvolio yariyamira atarapfuye, tuve hano, Prince nta gusanga leta kwica. Romeo yahise ajugunye inkota yari yuzuye amaraso. Tybalt Romeo agarura ubwenge ati ndi ikigoryi. Benvolio ati Romeo uva hano, dore ngaba ari bari kuza. Tugaruka Juliet yarari kuri barka iwabo areba kurenga kwizuba ati ntabwo narinzi biri kuba kabisa aka kanya. Juliet ati ndakwinginze izuba, genda hinduka umwijima Romeo, aze mu cyumba cyanjye dufumbatane ijoro ryose.
Muganga yaje asanga Juliet kuri balcony aho yari ari afite impungenge. Juliet yari azi ko ari icyabaye kitagenda. Juliet ati byagenze gute nurse? Nurse yapfuye. Juliet yahise yikubita hasi arira cyane ati Romeo wanjye, urukundo rwanjye yapfuye. Muganga ati hoya siwe, gusa ukuri ko wapfuye ntikurajya agaragara neza. Muganga ati Talbot ngo yapfuye, ko numvise yishwe na Romeo. Juliet ese koko Romeo yishe Talbot? Ayavuga atangira kurira. Muganga ati abo bantu bacu sabo kwizerwa rega. Juliet akimara kumva ibyo ngibyo yise arakara ati ndakwinginze bivuga ibyo. Muganga ati yishe mubyara wawe, gute wamuvugira? Juliet ati ntererana umugabo wanjye. Ati ndabizi Talbot yakabaye yamwishe, ariko umugabo wanjye ni muzima. Juliet yerekeye gukurira ati gute nakomeza kurira numvise ko ngomba kwishimira ko Romeo akiri muzima. Juliet yarongeye ararira byihuse yibutse kuko Prince yaciye Romeo muri Verona. Ati bisobanuye ko ntazongera kubona Romeo, ntazongera kuza ukundi muri Verona. Aho Romeo yari yahise ahaguruka abonye Frere Lawrence agarutse mu cyumba cye. Romeo ati papa ni makuru ki? Niki Prince yanzuye? Frere Lawrence ati rwa rubanza rwiza, gusa ibyaha yaragiye kuvuga arazi ko ibyo agiye kubwira Romeo atari bubyemere. Ati nta gihano cy'urupfu ahubwo ni ugucibwa. Romeo yahise atangira kurira. Romeo ati gucibwa nibyo bibi kurusha urupfu. Frere Lawrence yari azi neza ko Romeo yivugishwaga n'urukundo yari afitiye Juliet katazongera kumubona cyangwa akajya mubona bigoye cyane. Frere Lawrence ati Prince yakabaye yakwishe, ariko ntiyabikoze, ari kugerageza kuba umuntu mwiza kuri wowe. Ako kanya humvikana urusaku rw'ukomanga cyane ku muryango. Frere ati hishe Romeo. Ahita akingura umuryango, yari muganga waruje. Muganga turi aho Frere, Romeo yaba ari hano? Frere atari hano ariko arakaye cyane. Ahamagara Romeo. Romeo ahitaza. Muganga ati ndabona ari kureba nka Juliet, amarira gusa. Romeo atunyangirije umutima kuba babimubwiye. Muganga ati nawe wamwangirije umutima, ariko yashakaga kubona Talbot akabona nawe, ariko muri mwese nta numwe azabona. Romeo ati kubera ko ndi umuntu mubi wamwice mubyara we, ahita akuramo icyuma kifatira ku gatuza. Ati ngiye kwica uwo muntu mubi kugira ngo Juliet yishime. Frere ati wikora ibyo. Ahita akubita icyuma kiva ku biganza bya Romeo bikigwa ku ruhande. Ati urantangaje, wakoze ikosa wica Talbot. Utari kuramutse wishe ubwawe wawe wishe na Juliet akiriho, bashaka kumusiga ishe koko. Ati igikomangoma cyakoretse ubaho, tuzitekereza neza icyo ugomba gukora. Frere ashyira ibiganza ku mutwe wa Romeo ati uze guhura n'urukundo rwawe nijoro, uze kujya mu cyumba cye nk'uko twabipanze kandi umunyure. Nyuma yaho turaza gukura mu mujyi bimaze kuba, ugomba gutura muri Mantua kugeza dukemura ibibazo by'imiryango. Ati niba urukundo rwawe koko rukomeye biraza kugira icyo bikoraho. Muganga ati ni igitekerezo cyiza cyane, ndaza kubwira Juliet kuza nijoro. Capulet aho yari ari kumwe na Paris kubw'urupfu rwa Talbot, yahise amenya ko benshi mu bana bato batigeze bamwumva. Uyu Paris bari kumwe na Capulet niwe yifuzaga gushyingira Juliet. Talbot yanze kumwumva arapfa. Capulet nanone ntiyifuzaga na gato ko umukobwa we w'ikinege Juliet akora ikosa nk'iryo. Capulet madavugisha Juliet mbere yuko ajya kuryama, umubwire ko Paris amukunda, umubwire ko kuwa 4 iminsi 3 uhereye ubu ngubu bazashyingirwa. Icyo atarazi nuko umukobwa we yari yamaze gushyingirwa mu kare mu ibanga. Umugore wa Capulet akata aragenda. Capulet abaza Paris ati urumva ari sawa none ubu ngubu kuri wowe? Paris ati cyane, ahubwo nifuza ko n'ejo twashyingirwa. Dusoje iki cya 4 cy'inkuru ibyago bya Romeo na Juliet cyitwaga Umurwano w'inkota. Dusize Juliet na Romeo bipanzwe na Frere na muganga wa Juliet ko bagomba guhurira mu cyumba cya Juliet mbere yuko ahungishirizwa muri Mantua bwo kwica Talbot umwishywa wa Capulet mubyara wa Juliet. Umurwano w'inkota amuzeze ko yishe inshuti Mercutio. Ese nyuma y'ibi ngibi hakurikiyeho iki? Byinshi ku byo wibaza ntuzacikwe n'igice cya 4, umupango w'ibanga. Yesu umupango w'ibanga ni uwuhe? Ni uwande nande? Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye inkuru.
ukanasiga ubutumwa muri comment. Ndashimira cyane Director Mascot na Editor Robert muri Star Technology bagize uruhare rukomeye cyane ngo ibi bagereho neza. Ngiye ubageza iyi nkuru nitwa Regoce, mugire ibihe byiza cyane naho gutaha.